Yesu ashimwe bera b'Imana bo muri Potter's Hand Church, turabasuhuje, turizera ko mwebwe n'imiryango yanyu muri amahoro, Imana ikomeje kubarinda. Muri iyi minsi itambutse, tumaze iminsi tutari kumwe n'ibihe birimo bihindagurika, nk'abashumba, nk'abungeri Imana yashiriyeho kuragira umukumbi, twakomeje kwibaza uburyo twarushaho gufasha umukumbi nk'uko Imana ibidusaba mu bihe birimo kugenda bihindagurika. Twakomeje kubyibazaho, tunabisengeramo, tugenda tureba ni buryo ki twabasha gufasha buri mukristo kuba uw'Imana yamuhamagariye kuba we, nk'uko Bibiliya ivuga ngo abashumba, intumwa, abavuga butumwa Imana yabashijeho kugira ngo batoze abera kugabura iby'Imana. Twabafasha gute kugira ngo mube ba bantu Imana yabahamagariye kuba bo? Cya kabiri nanone twibazaga ni buryo ki twabitaho tukabashumba nk'uko Imana ibidusaba, buri umwe tukabasha kumugeraho. Nibwo twakomeje kugenda dutekereza uburyo busha bwadushobokera kugira ngo tubashe kubashumba uko bikwiriye, ndetse no kubafasha gukura kuba bo Imana ibahamagarira kuba bo. Nabyo tugiye kureba mu kanya. Ubwo Pastor Deo arababwira uburyo twari dusanzwe dukoresha, n'abandi bagenda bababwira uburyo busha tugiye gukoresha kugira ngo tubigere Imana ibamugisha. Murabizi nk'uko byari bisanzwe mbere y'ibihe turimo bya COVID-19, abantu bajyaga bahurira mu mago, mu miryango itandukanye bitewe n'aho batuye, bagasengerana, bakavuga ubutumwa ku babegereye, bagafashanya mu buryo buba bushingiye ku byanditswe bitandukanye, nk'icyo tuzi cyane cyo muri byakozwe n'intumwa ibice bibiri, umurongo wa 46 ndetse na 47, aho biri ivuga ngo nuko ngo bagendaga mu mago bagafata basenga, ngo bakamanyagura imitsima, bagasangira, ngo nuko Uwiteka ngo akajya bongerera abakizwa. So birumvikana rero ko setup twari dufite ari uko abantu bakoraga mu home fellowship, bagasengana, bakavuga ubutumwa, bakiga Bibiliya, bagakora discipleship. So niyo mibereho, niyo miterere ya home fellowship twari dufite ubu ngubu, yari meza. Birango nk'uko twese tubizi, gahunda ijyanye na home fellowship ntabwo yagiye igenda neza nk'uko tubyifuza, biturutse ku nzitizi zitandukanye. Wenda nk'ingero, hari bamwe muri twebwe batagiye bagira amahirwe yo kuba bakwitabira amateraniro yo mu mago cyangwa se amateraniro ya home fellowship kubw'impamvu zitandukanye, harimo kuba bamwe bakorera mu ntara, abandi bagiye babona za mission. Imana ishimwe cyane kubw'uwo mugisha, ariko nanone ugasanga imbaraga za home fellowship zigiye zigabanyuka. Hari icyo ngicyo, ariko nanone ntabwo dushobora kwirengagiza n'ibi bihe turimo, ibihe bigenda bihindagurika, aho tudashobora kuba twateranira mu mago bitewe na protocol ziriho zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Rero ibyo ngibyo byagiye bituma bamwe basubira inyuma, bagacika intege, bakigunga, kandi mu by'ukuri birumvikana. Ariko nanone ntabwo twakwirengagiza yuko Satani adusanga aho ngaho turi twenyine, akaba yakora ibyo yifuza bihabanye n'ubushake bw'Imana, bihabanye n'umugambi w'Imana. Rero nk'abashumba, nk'abayobozi b'itorero, icyifuzo cyacu ni uko habaho ubundi buryo twakwifashisha ubutworoheye. Turabizi nanone yuko hamwe na hamwe abayobozi baza home fellowship bagiye bahura n'imbogamizi yo kuba dufite abantu benshi cyane, aho kugira ngo babe babakurikirana bose ugasanga ntago byoroshe bitewe n'umubare munini. N'icyo ngicyo nacyo ubwacyo cyari imbogamizi, ariko Imana ishimwe yuko irimo iragenda iduha ubundi buryo dushobora kuba twakoreramo bwadufasha kugira ngo byibuze na ya matsinda manini tuyagire matoya, ku buryo bishobora kuba byadufasha kugira ngo abungeri babe bakora umurimo wabo neza. Buriya Satani ahora ashaka intama iri yonyine ngo ayiteshe umurongo, nibikunda ayisubize inyuma ive mu byizerwa. Bibiliya iravuga ngo ahora azerera ashaka uwo aconshomera. Ntabwo ari abaconshomera, ahubwo n'uwo aconshomera, uwo uri wenyine akamufatirana. Niko ijambo ry'Imana tubwira muri Petero wa mbere 5:8. Niyo mpamvu tubona ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntimukirengagize guterana kwera, ngo ahubwo muterane umwete
wo gukundana no gukora imirimo myiza. Ibyo nabyo tubona mu Baheburayo 10:24-25. Na Kristo yari azi imbaraga ziri mu gushyira hamwe, ku buryo yasize asengeye Imana ngo iduhe kuba umwe, asengera intumwa ze, cyangwa se mu yandi magambo dushyire hamwe, dushyigikirane. Tubisoma muri Yohana 17:20-22. Niyo mpamvu dushaka kubona dukora ibishoboka uburyo ubwo ari bwo bwose bukunda, mu buryo dukomeze kugendana muri uru rugendo. Imana ibaho umugisha. Akaba ariyo mpamvu rero ubu buryo bushyashya ari uburyo tuzajya dukora. Hari abantu bayoboye abantu bagera ku 8, bazaba bitwa shepherds cyangwa se abungeri, bazaba bashinzwe mu by'ukuri nk'uko n'ubundi bayoboraga ama home fellowships, ariko bazaba bashinzwe guhamagara, kwita, kugenderera, gukorana n'abo bantu n'iryo tsinda ry'abantu 8. Birumvikana ubwo ni ukugira ngo habeho kugabanya imibare, kuko hari ahantu wasangaga bafite home fellowship y'abantu benshi barenga 12, bagera 20, hari n'abageraga 30. So ubwo rero birumvikana ko ari byiza kugira ngo tuvugurure natwe bijyanye n'igihe turimo n'ibihe turimo, noneho dukomeze dukora umurimo w'Imana, bya bindi bivuga ko ari gukora umurimo w'Imana in season ndetse na out of season. So ibihe nk'ibi rero ni byiza ko natwe tuvugurura ingamba zacu, tugakora umurimo w'Imana bijyanye n'ibihe turimo. Hanyuma ubwo rero bizaba ari abantu 8, tuzatangira ari abantu 8, nabwo bajye basengerana, bajye bigana ijambo, bajye bafashanya gukura mu mwuka, hanyuma bagere n'ahantu bashobora kuvuga ubutumwa, ku buryo baramutse bavuze ubutumwa ku bantu 4, byibuze bakihata hagati y'abantu 4 bagera 12. Ni ukuvuga ngo tukongera tukicara tukareba abandi, irindi tsinda ry'abantu 8 ryatangira bene uko nguko. Ariko uburyo bwo kugira abantu bakeya, abantu 8 batarenze, bizafasha abungeri kuba bakurikirana abamambure babo mu buryo bworoshye. Nk'ubu ngubu hari gahunda za Bible study cyangwa se gahunda zo gusoma Bibiliya zishobora kuba zakorwa mu matsinda matoya, ku buryo na wa mwungeri ashobora kuba yakurikirana buri umwe. Hari n'ikindi cy'uko mu gihe umwe mu bamambure ba rya tsinda ritoya cyangwa se rya tsinda rigizwe n'abantu 8, mu gihe adashoboye kuba yaza no mu materaniro ya za home fellowship, ashobora kuba yasurwa n'umwungeri. Nacyo ni ikindi, tutitaye wenda aho atuye, kuko umwungeri azamugeraho. Ikindi nanone ni uko hari gahunda yo kwa mbere n'ubundi tuba dusanzwe tumenyereye, aho wasangaga mu gihe umuntu atabonetse nko kwa mbere, akaba ataboneka ku cyumweru cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, ugasanga aratakaye, ntago amenye amakuru yo kuri church, ntago yakomeje gukurikiranwa bitewe nanone na wa mubare w'abantu benshi cyane. Ariko ubu buryo buzafasha abungeri kuba bamenya amakuru yabo bayoboye mu buryo bwihuse, kandi bakabagezaho amakuru y'itorero. Ikindi nanone niyo Bible study twavuze nanone izadufasha, aho bashobora kuba banahurira, aho bahura ari bakeya cyane, ku buryo bishobora kuba byafasha n'ubundi za gahunda zo guhura zibe zashoboka. Rero turabashishikariza nk'abakristo kwitabira iyi gahunda, bizatuma nanone za nkingi 5 dushobora kuba twazigeraho mu buryo bworoshye. Ngira ngo turazibuka, harimo evangelism, harimo mission, harimo discipleship, harimo worship, harimo fellowship, hakabamo na ministry. Ngira ngo uburyo tugiye kwinjiramo buzadufasha kugira ngo za gahunda, za nkingi dushobora kuba twazikora mu buryo bworoshye. Wenda nk'urugero ni ikijyanye no gukora ivugabutumwa. Iyo abantu bahuye ari bake cyane, bakora gahunda neza, bakaba basohoka bakajya gukora ivugabutumwa mu buryo bworoheje kandi budasaba logistics nyinshi cyane. Rero turabashishikariza kwitabira iyi approach nsha y'abantu bakeya, ariko tubifashijwemo n'abungeri. Ngira ngo tuzagenda tubamenyesha abo bungeri abari bo, n'andi makuru muzagenda muyagezwaho. Nk'uko maze kubyumva rero, abandi bashumba bamaze kubibabwira, muri iyi mikorere mishya tugiye gutangira gukoramo nka Potter's Hand, kugira ngo tubashe gushumba itorero uko bikwiriye. Hari icyo bisaba buri umwe muri twebwe nk'abanyetorero.
ni ibiki rero dusabwa? icya mbere ni uko buri mukristo wo muri Potter's Hand yagira itsinda abarizwamo. Ubundi bamwe bananirwa kujya muri home fellowship bavuga ngo iri kure ye. Muri iri tsinda aho waba uri hose ushobora kuba umwe muri abo ngabo 10 bari mu itsinda rimwe, mugashobora kuvugana, mugashobora kuganira no gusegerana, nubwo mukabona naho mwaba mutahuye. Rero icyo twasaba buri mukristo ni ukuba mu itsinda. Icya kabiri twasaba buri mukristo ni uko buri mukristo yumva afite umutwaro wo kwitangira mwene se, wo kwita kuri mwene se, wo kwikoranira imitwaro na mwene se, nk'uko Bibiliya itubwira. Bibiliya itubwira muri Yohana wa mbere ibice 3:16 ngo dore ikitwereka urukundo icyo ari cyo, ni uko Yesu Kristo yatanze ubugingo bwe ku bwacu, ngo natwe biradukwiriye ko twitangira bene data. Ntabwo twifuza kumera nka Kayini, aho Imana yamubajije ngo mwene so Abeli ari hehe, akavuga ngo jyewe naba ndi umurinzi wa mwene data. Reka tube abarinzi ba bene data, tumenye ufite intege nke, tumenye uwabuze, udaherutse, tumusengere, tumwiteho, twikoranire imitwaro. Ibyo nitubikora turaba dusohoje itegeko rikomeye Yesu yadusigiye ryo gukundisha Imana imitima yacu yose, ubwenge bwacu bwose, n'imbaraga zacu zose, no gukunda mugenzi wacu nk'uko twikunda. Ibyo duhamagarirwa gukora nk'abakristo. Uwiteka aduha umugisha tujya muri iryo tsinda rito, naho itorero rizagera ku bantu 50,000, ariko byibuze buri mukristo asange ari muri iryo tsinda ritoya abarizwamo. Uwiteka abaha umugisha, abamurikishije mu maso he, Uwiteka abarinde kandi abagirire neza mu izina rya Yesu.